ubu ngubu ntabwo ari ngombwa yuko umuntu yishyura. IBM cyangwa se ubu ngubu turi kuyita electronic invoicing system cyangwa se uburyo bwo gutanga inyemezabuguzi y'ikoranabuhanga iratangwa ku buntu. IBM uyibona ku buntu, bityo rero nta giciro runaka tuvuga ngo kiriho ibihumbi magana ngahe, oya. Urazana imashini yawe, ni software tukayikwenstariramo, hanyuma bikabirarangiye. Yemwe reka noneho navuga yuko sina ngombwa yuko umuntu ahaguruka, ashobora kuduhamagara tukamwenstariramo IBM software mu mashini ye atavuye aho ari bikarangira. Hanyuma tukamuha noneho n'amahugurwa y'uburyo agomba gukoresha iyo software mu buryo bumworoheye. Byose ni ku buntu. Turizera yuko abacuruzi benshi bafite amamashini yabo, ariko n'abadafite imashini turi kuzana vuba rwose cyane, turabaha irindi koranabuhanga ryoroshye. Udakeneye imashini, udakeneye, niba ufite smartphone ushobora kubona wenda application, cyangwa se niba udafite smartphone ushobora no kujya muri cyber cafe ukabona software IBM online. Mbese ibikenewe byose turi kubishyira mu buryo bigomba gukorwamo, ku buryo nta muntu uzasanga afite imbogamizi yo kutabona uburyo bwo gutanga izi nyemezabuguzi z'ikoranabuhanga. Ubu ngubu umuntu uwo ari we wese ushaka IBM, yaba acuruza miliyoni 3, yaba acuruza 5, icy'ingenzi ni uko akeneye iri koranabuhanga rya IBM, abasha kuza akayisaba kandi akarihabwa.